abadahigwa b'Inyanza we nawuteze kuduhiga mu miyoborere myiza we nawuteze kuduhiga twaciye akarengane nawuteze kuduhiga niyo warasurutare niyo warasurutaruka rubyaza umusenyi jewe ndabarahiye nawuteze kuduhiga ubukerarugendo we nawuteze kuduhiga wambukorokari we nawuteze kuduhiga uzakirwa n'inyambo we nawuteze kuduhiga ndetse n'abakaraza nawuteze kuduhiga niyo warasurutare niyo warasurutaruka rubyaza umusenyi jewe. Buri mwaka akarere ka Nyanza gategura ibikorwa byo kugaragariza abaturage byagezweho hibandwa cyane ku nkingi enye za guverinoma, ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera. Ni ibikorwa akarere gahuriramo n'abafatanyabikorwa bako mu iterambere barimo imiryango mpuzamahanga n'imiryango nyarwanda itari iya leta, amatorero n'amadini ndetse n'ibigo bya leta. Uruhare rwabo rero narushyira mu byiciro nka bitatu. Icyiciro cya mbere ni abafatanyabikorwa bagira ibikorwa byabo byerekeye mu gufasha abaturage mu miyoborere. Dufite abafatanyabikorwa benshi rero dukorana mu bijyana n'imiyoborere ari nayo nkingi ikomeye, aho dufite abo dufatanya mu bijyana n'ubutabera, mu byo kurangiza imanza zaciwe n'inkiko gacaca. Dufite abadufasha mu kurangiza imanza zisanzwe, ariko noneho hakaza n'ibindi bikorwa bijyana n'ubumwe n'ubwiyunge, bijyana n'umugoroba w'ababyeyi. Ibyo byose bikaba bibumbiye mu nkingi y'imiyoborere. Hakaba rero n'abandi bari mu nkingi y'imibereho myiza, ari nabo benshi usanga harimo bari kurwanya imirire mibi, bari mu isuku n'isukura, mu bintu binyuranye mbese bigamije imibereho myiza y'abaturage, ndetse benshi tunakorana mu guhashya ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Muri uyu mwaka tukaba twarafatanyije mu buryo bukomeye. Hari n'abandi rero bari mu nkingi y'ubukungu, aho tugira abafatanya ari mu buhinzi, ari no mu bindi bikorwa by'imihanda, amashanyarazi, kubera ko ari abikorera, ari sosiyete sivile cyangwa se imiryango itari iya leta, bose nk'abafatanyabikorwa turafatanya cyane. Ariko ku isonga umufatanyabikorwa wa mbere dufite buriya n'umuturage. Mu bikorwa binyuranye rero bijyana n'imibereho myiza, nanone hari igikorwa cy'ubuzima, ibikorwa remezo twavuze by'ubuzima, ariko buriya ntitwakwibagirwa igikorwa gikomeye cyangwa se gahunda ikomeye ya mituweli, ubwisungane mu kwivuza. Ubwisungane mu kwivuza uyu munsi nta muturage urembera mu rugo, ahubwo ashobora kujya kwivuza, noneho binageze naho yivuza hariho hose, yaba ari mu gihugu, agendeye ku ndangamuntu ye kubera ikoranabuhanga. Ariko mu karere kacu by'umwihariko icyo twavuga cyafashije cyane kuri mituweli ni gahunda y'ibitaro bya Gatagara, ibitaro byihariye bivura abafite ubumuga, aho bajyaga bagira ikibazo cyo kubasha kwigurira inyunganirangingo kuko mituweli itazifataga cyangwa itazishyuraga. Uyu munsi tukaba twishimira ko mituweli isigaye yunganira cyangwa se yishyurira abakeneye inyunganirangingo. Uyu munsi usibye abaturage, dufite abafatanyabikorwa muri rusange bagera kuri 53 bari muri izo nkingi uko ari 3. Nkaba naboneraho n'umwanya wo kongera kubashimira bikomeye, gushimira abafatanyabikorwa bose twagize, uhereye ku baturage, abikorera, imiryango itari iya leta, ku ruhare runini bagize mu gikorwa cyo guhangana n'ikwirakwiza rya coronavirus. Mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, akarere ka Nyanza kahisemo kugaragariza abaturage baka ibyagezweho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa binyuze mu biganiro bihita kuri radio na televiziyo by'u Rwanda. Akarere ka Nyanza kandi gakomeje gushima cyane abaturage n'abafatanyabikorwa bako mu ruhare mu kugera ku iterambere rirambye.
Bwana Nshimyumukiza Martin ukuriye ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyanza JAF avuga ko ibyagezweho mu mbaraga zihurijwe hamwe ari byo kwishimirwa, ariko kandi ko urugamba rukomeje mu gushimangira uruhare rwabo mu iterambere ry'aka karere. Burya tugira ihuriro, tugiye ukuntu dukorera hamwe igenamigambi duhuriyeho. Mu kwezi kwa gatatu itariki 2 twakoze umwiherero turimo gukora igenamigambi rihuriyeho n'akarere n'abandi bafatanyabikorwa, bituma aho ngaho tujya mu cyerekezo kimwe, ntawe usobanya, ntawe ujya hanze y'iterambere ry'umuturage. Ikindi abafatanyabikorwa muri minsi bagize uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, mu kubafasha mu gusohoka mu mazu ameze nka nyakatsi, mu kubafasha kubona amacumbi, babigizemo uruhare. Abafatanyabikorwa mu by'ukuri icyerekezo turi mu cyerekezo kigana kuvuga ngo icyerekezo kimwe, nk'uko ikivugo cyacu kivuga, ni one team, one vision, one nation. Ibikorwa remezo birimo amazi, amashanyarazi n'imihanda biri mu byahawe imbaraga cyane muri iyi myaka ishize. Uretse gukomeza kubaka imihanda migenderano hirya no hino muri aka karere, mu mezi make ashize muri uyu mujyi huzuye imihanda myinshi igamije gukomeza gukesha uyu mujyi urimo n'uva hitwa Maranata ugana hitwa Gihisi ukagera ku Mugonzi. Uyu muhanda wahise unamurikirwa, kuri ubu abamotari ni bamwe mu bawuvuga ibigwi. Turabashimira byimazeyo rwose nk'abayobozi rwose badutekerereje kudukoreshereza uyu muhanda ndetse n'indi mihanda yose, by'umwihariko uyu muhanda ugana kwihanika. Aya matara yo ni akarusho kuko ahantu hataba urumuri nayo bibazo ukuntu haba hameze. Nk'iyo twazaga tugenda igare ryabashaka guhubuka ahantu ugasanga ari gusanze mu mukono wawe kubera no kutabona, wenda ukabavuga taragusagariye kandi nawe ari ukubera umwijima. Kuvuga ngo ahantu rero hatari umucyo, igihe cyose umucyo yuje wirukana umwijima. Bigaragara yuko aya matara afite akamaro gakomeye cyane, kubera yuko umuntu wese aragenda, hari n'amasaha hano utahanyuraga abantu babaga bashize mu muhanda, ariko ubu ngubu niyo haza saa 6 z'ijoro, saa 8 watambuka nta kibazo. Dukomereje mu bukungu, ubu mu mirenge ya Busasamana na Mukingo hari amasoko mato yitwa Selling Point yubatswe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa barimo Action Aid binyuze muri FVA. Aha aya masoko yubatswe ngo ubu bayobotse ubucuruzi batangira gukirigita ifaranga, cyane cyane abagore n'abakobwa. Isoko ryatugiriye umumaro ko tutararizamo nyine, twari mu bwigunge nk'abadamu, twirirwa mu mirimo yo mu rugo tutagira ikintu na kimwe twinjiza. Byatugiriye umumaro rero kuko ryadufashije kwiteza imbere nk'abamama. Tubasha rero natwe kugira icyo twinjiza mu rugo, tukabasha gufasha abatware guhaha ntibitume binuka. Abaturage batuye mu karere ka Nyanza biganjemo abahinzi kandi barashimira cyane umufatanyabikorwa Tubura watanze ifumbire n'imbuto byafashije kongera umusaruro mu bwinshi. Akarere ka Nyanza nako kabubakiye ubwanikiro mu mirenge itandukanye igize aka karere mu rwego rwo gufata umusaruro neza. Muri ubu bwanikiro rero tubonamo akamaro keza, kuko iyo ibigori byeze bazana hano bakanika kandi ntibizana uruhumbu, ntibigwe ngo binyagirwe bibore, usange ndetse bafite n'imvune no kwivuvuta, rwose usanga bifite isuku. Ibigori byacu bizuma neza, nta ruhumbu bifite. Ntitwavuga cyane ku iterambere ry'ubukungu bw'abatuye Nyanza ngo twibagirwe imibereho myiza yabo. Muri uyu mwaka nibwo umufatanyabikorwa wa FXB yafashije benshi mu batuye mu mirenge y'icyaro y'aka karere kurwanya imirire mibi n'igwingira, bahabwa amatungo magufi, banigishwa gukora amandazi mu bijumba bikungahaye ku ntungamubiri. Ku bijyanye no gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19, CRC Gikuriro yubatse ubukarabiro ku bigo nderabuzima bya Ntyazo, Busoro, Nyamiyaga na Hanika, ndetse n'abaturage barenga 4,000 bahabwa indobo zibafasha gukaraba intoki iwabo mu ngo. Mu gushyiramo amazi umuntu akabasha gukaraba agiye gutegura amafunguro, umuntu akabasha gukaraba mu gihe abashije nko kuba maze nko guhanagura umwana mbere yo kugira ikindi kintu akora kugira ngo tubashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Ingaruka z'isuku nkeya, umuntu abasha kurwara impiswi bitewe n'umwanda, yemwe mwino minsi hiyongeyeho n'iki cyorezo cya coronavirus bisaba gukaraba inshuro nyinshi. Abana mu mibereho irahinduka cyane cyane, nk'uko ino mu midugudu mwabonye duhinga n'imboga cyane cyane, ntabwo wabaha irindazi zitagira imboga. Twitabira kubaha iryo rindazi, ukarigura mu gitondo ukarimuhana nk'agakoma cyangwa na saa 9, ubundi tukamushakira ibiryo birimo imboga n'imbuto. Babanje baduha inkoko 2, turazorora ziratera, tukajya duha abana amagi. Ubwo rero baza kuduha n'amatungo magufi y'ihene nayo
turayorora nayo tubona ifumbire tugashyira ku karima k'igikoni tugafumbira, tubona biduteje imbere, tumeze neza n'abana bacu nta kibazo dufite. Ntarajya muri dirimuzi nari umukobwa wari uri aho, ishuri rimaze kunanira ntakiga, nibera mu rugo nkumva ko ngiye kuba umukobwa uzajya uhingira iwacu, nkaba uwo guteka mu rugo nkavoma, nkumva ko bazajya bangenerayo ijipo, umupira, nuko dirimuzi imaze kuza rero nagize amahirwe barandika, nanjye ndiyandikisha, ngira amahirwe nza mu bantu batoranyijwe. Inkunga baduhaye mpita nza ngurisha ihene, maze kugurisha ihene mpita nguza n'itsinda, maze kuguza itsinda ndongeranya mpita nza nkodesha imirimo 2 mu Kiri, ndahinga mpinga n'amasaka. Ubwo ihene n'ubundi 2 ndazifite mu rugo. Mu mibereho myiza kandi abaturage barashima cyane umuryango Care International Rwanda mu karere ka Nyanza, aho bafashije kugera ku mari bibumbira mu matsinda bagakoresha amafaranga make babonaga mu kwiteza imbere. Uko niko kandi ku rundi ruhande umuryango Uyisenga n'Imanzi wari uri gufasha abana bava mu miryango ikennye kubona mikoro atuma bakomeza kwiga nta kibazo. Nari umugore utagize icyo nakigezaho, ariko aho uwo mushinga wa Care waziye watwigishije kujya mu matsinda, uduha amahugurwa menshi ajyanye n'ibyo kwizigama, turizigama tugatanga n'ingoboka. Y'umwaka ushize turayagabana tukagera ku ntego twiyemeje. Mu kurwanya ihohoterwa twagiye dusura ingo zimwe na zimwe zari zibanye mu makimbirane. Ubu aho dukorera naho dutuye amakimbirane yaragabanutse mu miryango. Urugero nk'ingo zari zibanye nabi twari dufite imiryango igera ku 10, ariko imiryango 6 ibanye neza, aho profame na buri jwi rifite agaciro rigereye muri uno mudugudu. Umuryango Dufatanye Organization na uretse kuba waratanze akazi ku baturage mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, wanarenze kuri ibi ubigisha kubikora iwabo mu ngo, ubafasha kubona amacumbi, ndetse ngo mu bihe byaguma mu rugo hirindwa icyorezo cya COVID-19 uyu muryango wafashije benshi ubaha ibyo kurya mu miryango yabo. Ibiryo barabiduhaye, nari mbikeneye, ari imbabaye cyane, ndi mu buzima bubi. Nyuma baza kunyubakira, banyubakira inzu nziza cyane, murayibona ni shato. Ubu nyirimo ndatuje, ndatekanye, bampa inkoko, ubu mu minsi iza ziraba zitera. Twavuga gahunda yo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ngo twirengagize gahunda ya Gira inka Munyarwanda yafashije benshi kwiteza imbere no kurwanya imirire mibi ku bufatanye bwa Sendikawo, Heifer International n'akarere ka Nyanza. Rwose inka hindi buzima rwose. Yinze nta wari ufite umubiri, umubiri waraje rwose, n'inzu ari yaraguye, ona gafonasiyo kagiyeho, n'igikoni cyari cyaraguye hariya, tushaka gafonasiyo cyara tugisongo twagisaneza busa twagipava mu bushya, dushyira mu watima cyashya yari yashaje ya mbere. Rwose inka yagize mwara cyane. Ubumwe n'ubwiyunge nimwe muri gahunda zimaze gushinga imizi mu karere ka Nyanza, ku buryo ndetse aka karere gaherutse kubishimirwa ku rwego rw'igihugu. Ahazirikanwa cyane uruhare rw'abafatanyabikorwa barimo amadini n'amatorero, Ami Alerte Internationale ku ruhare rwabo mu kugeza ku bumwe n'ubwiyunge barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'abayigizemo uruhare bo mu mirenge ya Muyira na Kibirizi, ku buryo ubu bakarabye inzigo bakiyemeza guhuriza hamwe ibikorwa bibateza imbere birimo ubuhinzi n'ubworozi. Kwa kundi umuntu yishishaga undi, cyo ni kimwe, ubu nta kimwishisha. Wundi bari kuguza amafaranga kugurize aguhe inkunga, ubu nta kikwima arayigwa kuko akwibonamo. Niba ufite ikibazo wagize ibyago, abantu twese turagusanga. Niba twahuraga mu nyigisho nk'izo ngizo, ko tukagira n'ikindi gikorwa dutegura cyo kugira ngo tujye duhura twibukiranye iby'amateka yacu. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme ashimira cyane uruhare abafatanyabikorwa bagaragaje mu gukemura ibibazo byabangamiraga imibereho myiza y'abaturage, ndetse agashimangira ko muri iyi myaka 26 u Rwanda rumaze rwibohoye umuturage w'aka karere hari aho yavuye, ndetse ubu ngo hari aho amaze kugera. Uyu muyobozi kandi ashimangira ko intego ari uko mu myaka iri imbere nibura umuturage w'akarere ka Nyanza yaba yinjiza ibihumbi 12 by'amadolari buri mwaka. Ibi ngo bizagerwaho mu ruhare rw'abafatanyabikorwa n'aka karere ndetse n'izindi nzego zitandukanye, byose ngo bigamije gukomeza guteza imbere umuturage w'akarere ka Nyanza. Uyu munsi usibye abaturage dufite abafatanyabikorwa muri rusange bagera kuri 53 bari muri izo nkingi uko ari 3. Nkaba naboneraho n'umwanya wo
kongera kubashimira bikomeye, gushimira abafatanyabikorwa bose twagize uhereye ku baturage, abikorera, imiryango itari ya leta, ku ruhare runini bagize. Nk'uko rero icyerekezo cy'igihugu, icyerekezo cy'2050 kibiteganya ku rwego rw'igihugu, ariko natwe mu karere ka Nyanza ntabwo twasigaye, kubera ko twerekeza ko twizera ko kandi twemera ko mu cyerekezo 2050 umuturage w'akarere ka Nyanza, dufashe urugero rwa Keza Nyiramajyambere nk'uko mu minsi ishize yabaye ari we muntu abantu bagenderaho cyangwa se rero tuvuga, Keza Nyiramajyambere wo mu karere ka Nyanza muri 2050 ni umuntu uzaba ufite ikintu cyose yumva koko akeneye. Ni ukuvuga umuturage w'akarere ka Nyanza azaba ashobora kwinjiza miliyoni 12 ku mwaka, ni ukuvuga ni nka miliyoni 1 buri kwezi. Igihe rero umuntu nagera aho ngaho azaba ari umuntu wihagije. Ibyo rero none tuzabigeraho tugendeye ku bufatanye no gukora cyane, kubera ko nta byizana. Imyaka 26 tumaze twarabonye ko ibintu ntibyizana. Kugeza ubu akarere ka Nyanza gafite abaturage 323,719 batuye mu mirenge 10 igize aka karere. Harabarurwa imiryango itari ya leta igera kuri 53 yose ifasha akarere mu bikorwa byo guteza imbere abagatuye. Umusenyi, dewe ndabara, iye na uteze kudu